Umwami Yesu nashimwe cyane inshuti zacu, inshuti nkunda cyane abajya bankurikirana ku manywa na nimugoroba. Iki ni ikiganiro kikubwira ngo ni morning blessing, ni mu gitondo cy'umugisha, aho uzajya ubyuka kumva ijambo ry'Imana rya buri munsi nk'uko najya mbahereza audio ariho ku gitekerezo cyiza cyawo gusenga rwaca no nkunda. Barashyigikira mu cyo gikorwa, namwe mujye mubakurikirana, mukore subscribe, mukurikirane ko gusenga rwa ni channel nziza ndetse yananteye inkunga n'abatekinisiye bayo. Bityo rero bambwira ko atari ngo kuyonye mabwira kuri audio gusa, ahubwo ni minota 15 bagira ikintu bakora mukajya mukurikirana. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Rero numvaga muri minota 15 cyangwa 10 ifite twaganira ku magambo uyu munsi ubona remera. Abantu bararushye, abantu barahahamutse, abantu bararwaye, abantu bafite ubwoba, abantu ntabwo bari gutuza umutima, ndetse ubuhanuzi buri kuza, amayereko ari kuza, ibivugwa byose ni ibintu bihagarika umutima w'umuntu akumva ageze kure. Ariko nkubwira ikintu gikomeye, morning blessing iyobowe nagiye ngo tuganire, ni ijambo rikubwira ngo humura, hari icyo Imana yabivuzeho. Hanyuma Imana ituma ku muhanuzi Yesaya hari mu mwaka wa 740. Uyu munsi turi mu mwaka wa 2021 nyuma y'ivuka rya Yesu, hari mbere y'ivuka rya Yesu. Ijambo rivuga ngo nimuhumuriza abantu banjye. Umaze iminsi ntabiguhumuriza, ariko ngo nimuhumuriza abantu banjye, mubahumurize. Imana ibikumurongo umwe ni kuwiteka Imana yanjye ivuga. Muvuga ibyururutse imitima ya Yerusalemu, mukomere, muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byabo byose babihaniwe kabiri n'Uwiteka Imana ishimwe cyane. Njye impamvu nzanyira ijambo, sengana na benshi, mpamagarwa na benshi, mvugana na benshi, kandi bakahamagara umuntu ku giti cye. Ariko iyo wumva ukuntu ubwo babo hari ngabadayimoni bamuteye, icyatsi cyamukozeho, none ugasanga n'ubuhanuzi hanze ngo banze amafaranga usengere, ngo ubundi ngo nkwirukaneho imikoshi, ngo nkwirukaneho karande n'imyaka itabaho, ngo tanga ituro ribyibushye, vaguhahamuka. Bibiliya iravuze ngo nimuhumurize abantu banjye. Rero kuri uyu munsi wa none tell paineho, haleluya, muza ni ijambo rivuga ngo nimuhumurize. Cyo bita guhumuriza niko Imana yabwiraga abavuga butumwa n'abandi bantu, muhumurize abantu banjye, mwongere mubahumurize. Icya gatatu, mubabwire ibyururutse imitima. Mitima yabaye tandi, mitima yaremerewe, mitima yarushye. Kubera iki? Ibyo banyuramo, ibyo bacamo, mugahura n'abahanuzi b'abatekinisiye, ubundi abandi ngo nimutanga amaturo niho bikemuka, abandi oya, nimuhumurize. Ndagira ngo uhumurize we mushiki wanjye, sore, mubwire ngo ibyaha byawe wabihaniwe kabiri, kandi Imana yamaze kubikuraho. Ukeneye guhumurizwa, hari induru. Iri ni ihumura Imana itanga. Wari umaze iminsi ubabaye, Yesaya avuga aya magambo agira ngo ahumurize Yerusalemu, kuko hari intambara z'Abasiriya, hakaba intambara z'Abafilisitiya, hakaba intambara z'abanyamahanga. Ariko intambara ari ikomeye cyane ni iya bene se bo mu gihugu imbere bari babahagurukiye. Nawe ngo gira umutima humura, tuza. Nubwo biremereye birumvikana, ariko tukubwira amagambo. Umaze iminsi umva amagambo akakaye akubwira ko akazi kavuye, abura ko ibintu birangiye, akubwira ko nudasenga upfa. Ariko ijambo riratubwira ngo nimuhumurize abantu banjye, mubabwire ibyurutse umutima, mubabwire yuko ibyaha byabo babihaniwe kabiri. Bivuze iki? Ibyaha wakoze Yesu yarabipfiriye kabiri, hari ingaruka waciyemo, ariko Imana iragiye garuke yongere ikuzeho. Ni nako Yesu yavuze ngo urubingo rucumba sinzaruzimya, urubingo rufunze sinzaruvuna, umuco ntazaru. Ngo n'amahoro n'ibyiza Imana izanira abantu. Ntabwo Imana yicana, Imana si ingome, Imana n'urukundo. Ndagira nkubwire ngo ni umunara muremure ukwiye kwihishamo, ukwiye kubamo, ukwiye kugendana n'Imana, kandi ntutinye. Iminsi y'ukubaho kwawe kose
wumve neza ko Imana iri mu ruhande rwawe. Bibiliya yatubwiye ngo nimuhumurize abantu banjye. Bageze mu nyanja rwagati ngo umuraba bateye batangiye kwiheba, barahamagara ngo Yesu ntubona ko dupfuye, ngo abyutse acyaha umuyaga arawirukana abwira n'inyanja ngo tuza kandi birakunda. Ndagira ngo uhumurize hagati y'abakubeshyera, ngo uhumurize hagati y'urugamba warwanaga, ngo uhumurize mu byo wabagamo. Icara urambye wumve ko Imana muri kumwe kandi wumve ko Imana ikorana nawe. Bwana asifiwe sana. Mushiki wanjye mwene data, ni byiza ko ubuhanuzi tubukunda, ariko hari hahamuka rikuriho, kandi birambwiye ngo duhumurize abantu b'Imana, tubabwire ibyururutse umutima. Ndagira ngo mubwire ngo mu cyimbo cyo gupfubayeho, mu cyumba cyo kubabara uyu munsi Imana iragutabaye, mu cyimbo cy'amarira Imana ihinduye umunezero, mu cyimba cy'agahinda Imana ikugarutseho. Hari amagambo wabwiwe arakuvuna, ariko aka kanya haleluya tunyuze mu kiganiro cyiza cyitwa Morning Blessing, ikiganiro numva Imana yo mu ijuru irimo izamura amavuta kandi inatuma mbona abamfasha gukora bino bintu aribo gusenga rwa. Mujye mujya kuri channel yawo mubafashe, kuko n'abantu beza bahamagawe. Ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye, mvuge ngo bana n'Imana. Ndakubwira ibyururutse umutima wawe, wihagarika umutima, wirira wihangayika, ahubwo ikureho amarira mu maso, usenga Imana ishobora byose, usenga Imana igendana nawe, usenga Imana ikorana nawe, kuko haratubwiye ngo muhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse umutima. Bwiri kubwira ngo birashoboka, kubwira ngo Imana irabikoze, Imana iragutabaye, Imana irakurengeye. Sibikubwira ngo urapfuye, sibikubwira ngo byarangiye. Oya, hari dore kostai monde. Haleluya, Imana ishimwe cyane, kuko ibyaha bihaniwe kabiri ntabwo bizanagaruka ubundi. Ariko uhumurizwe n'Imana ishobora byose. Imana ikugirire neza, Imana igutabare, Imana ikurengere, Imana ikube bugufi, kandi wumve ko uhumurijwe n'Imana. Nibyo ku ruhande rwawe hari induru, hino hari induru, hirya hari induru, ariko hari ijwi ry'Imana rikubwira ngo witinye. Asifiwe Bwana. Imana ibaho umugisha rero nshuti zanjye. Wari uhumura, ntabwo wari utuje. Tutuje. Uratwara imodoka ntutuje, wicaye kuri kareba ntutuje, uri kurya ntutuje, muri firigo birimo konjerateri birimo ntutuje, wabyaruye ku isahani ntutuje, abana bariga neza ntutuje, urafite umuyaga muri wowe. Ariko ijwi ry'Imana cyo gitondera kubwira ngo humura umutima. Ni ijambo ry'Imana, si ijambo rya pasiteri, ni ijambo ry'Umwuka Wera, si ijambo ry'undi muntu urizanye. Ngo nimuhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse umutima. Turakubwiye ngo ongera uruhuke, ongera ugubwe neza, akira Kristo. Mu cyimbo cy'amarira Imana iguhaye umunezero, mu cyimbo cy'induru Imana iguhaye impundu, kandi Kristo aravuze ngo agutsindiye urugamba. Murakoze rabo dukunda, Imana ibaho umugisha. Yari Morning Blessing, kiganiro cyiza cyane muhabwa na Pastor Ntambabazi Jean Baptiste ku nkunga ya gusengerwa. Imana ibaho umugisha cyane. Nagira ngo dusenge Imana. Nimero ni ya yindi, ni 0782554028. Imana iguha umugisha. Mpamagara tuvugane, ngusengere nkubwire n'ibindi, kuko byose byabyirwa hanga. Imana ibaho umugisha. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana nyiri cyubahiro, Imana nyiri amahoro, Imana nyiri ubutabazi. Ndagira ngo urutse imitima yari baremerewe kano kanya, kandi ubagiriye neza, kandi ubambike imbaraga batabare, kuko bari mu ruhande rwawe. Baha amahoro, bahe kuruhuka, bahe gutabarwa, bumve ko bakiriye umugisha. Urakoze Data, uvuze gusenga kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Imana ibishimire.